twebwe zacu zajyaga zirisha amababi usibye imyumbati bose kumeze iyo zarishaga amababi y'imyumbati ya gitamisi yarapfaga. Yego mukomere rero inshuti zacu ubwo tujya kujya mu kuzunguruka amakuru yazindutse muri uyu munsi turahera mu Rwanda. Ejo twabonye Meki Kayiranga kuri Twitter ye atangaza ati drone yagwiriye abana impanuka yakoze abantu batangira kwibaza ati se ni drone ivuye ikirere cyacu cyabaye passoire. Nabonye abanyamakuru bamwe abo barimo kuvuga bo hirya muri Kongo nateye ijisho kuri iriya drone barimo baravuga ngo kubera ikirere kibi ngo yabaye detourne ijya muri Kongo ngo yabaye detourne ngo ku buryo inzego z'u Rwanda RDF zitabashije gukomeza kuyikontorora. Ubwo turajya no muri Uganda. Uganda UPDF ivuga ko wishe umuyobozi wa Al-Shabaab muri Somalia. Yego ibyo byaba ari igikorwa se buriya twavuga ngo sindashyikirwa buriya indashyikirwa kubera ko UPDF ifite ingabo zimaze igihe muri Somalia mu rwego rwo kurwanya ibyihebe. Yego turajya muri Kongo Kinshasa aho Kinshasa n'ubu ngubu umuriro uracyari kwaka. Ukomeje kwaka hagati y'abadepite bashaka petition. Oya bamaze gushyiraho bamaze kuyitanga barashaka destitution ya president. Destitution no kwanga destitution kumukuraho. Yego Vital Kamerhe. Yego turongera tugaruke mwenda muri analyse ziyongera kuzejo twavuze ese biragana he biraterwa n'iki ese turebe no kuntu abantu benshi bagenda babitangaho umucyo. Yego muri Kongo Kinshasa n'ubundi turaza kuvuga ku byerekeranye n'inkuru ikunzwe kuvuga ubu ngubu bijyanye no kwishora mu bwicanyi no mu magambo discours z'urwango zikorwa n'abayobozi ba Kongo Kinshasa. Aho ngaho turavuga ku byerekeranye na Muyaya ibyo avuga. Muyaya akomeje kuvuga yuko ngo u Rwanda ari rwo rushyiramo icyo bita propaganda. Ibintu byose ibibazo bafite ari muri Kongo bijyanye n'amadiskuru ya ni u Rwanda rubikora. Ndaza kubagezaho bimwe mu bintu sore wenda si ukwibasira Muyaya ariko bimwe mu bantu bafite imiterere nk'iriye bintu bibaranga. Ari no bakusanyirije bimwe mu bintu bibaranga. Ariya ntabwo izi psychology sociology muri societe abantu bagaragara bati turaza kubereka ibimenyetso bibaranga. Yego aho ngaho tukiri muri Kongo n'ubundi turanyura ku magambo ya Prévost. Prévost nawe aba ari hafi aho avuga ati ngewe nyamara mba natanze amabwiriza muri Kongo solution rwose narayitanze maze igihe kinini nyibwira ati kandi nayibwegera yibwite nyirubwite ati ko igisubizo cya mbere ni ibiganiro dialogue. Yego turajya muri Uvira. Uvira nindi uyobora Uvira numva iyo inkuru ahubwo kuri Bwiza Le Monde yadushishuye inkuru derutse kuyikoraho ati muri nuza ninde uyobora muri Uvira ninde utegeka Uvira Le Monde nayo yabikozeho ubusesenguzi menya yaradushishuye ako nta kibazo burya twese turashishurana mu mahanga. Rero ubwo mbere yuko tujya muri Kongo turabanza tujye mu mahanga. Israel yafashe icyemezo cyo gufata Gaza noneho nk'igihugu ikacyomekaho. Ibinyamakuru byinshi twasomye na n'ubu bigitanga amakuru cyabira ibinyamakuru ahanini byibura urabona ko byakubise itoroshi na za Al Jazeera yo muri Qatar biravuga ko ingabo ziri hagati y'20 n'ibihumbi 40 Tsar ni igisirikare cya Israel igiye burabivuga ni nko bavuga ni Israel Defense Forces binjiye muri Gaza barashaka kuyomeka kuri Israel burundu. Nabyumvise. Reka dutangire mu Rwanda ariko ubwo tunagendera kuri icyo nuza ONU ishami rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu Geneve yari imaze iminsi muri enquête ryatangaje yuko mu bintu 5 bigaragaza genocide Israel imaze kubikora. Turabigarukaho reka tubanze tujye muri Rutsiro. Muri Rutsiro abana 3 bakomerekejwe na drone. Iyi nkuru rero nayibonye bwa mbere izangwa na Meki Kayiranga kuri Twitter ati abana 3 bo mu murenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro bakomerekejwe na drone itaramenyekana yakoreye impanuka
muri kariya gace. Ubwo urahita undebera rya tangazo rya minisiteri rya Minadef. Raporo yakozwe n'ubuyobozi bw'ibanze ivuga ko mu mudugudu wa Nyarubuye akagari ka Bunyoni mu murenge wa Kivumu habereye impanuka ya drone tutaramenya ibiranga, aho yahanuze mu kirere igwa mu nzira nyabagendwa inagwira abana 3 bari kuva ku ishuri rya École Primaire de Bunyoni, nayo irangirika. Abana bakomeretse Ishingiro Irene w'imyaka 4 y'amavuko, mwene Mukandayisenga Emerite na Nsabimana Emmanuel wakomeretse mu mutwe. Hari kandi Alice w'Igikundiro w'imyaka 5, mwene Bikorimana na Irankunda na Umujawezo Rosine w'imyaka 5, Hitimana Jean Paul na ufite inema. Abana bose bajyanwe ku kigo nderabuzima cya Kivumu. Ubwo twandikiye inkuru drone yabakomerekeje yari kiri aho yaguye mu gihe hari hagikurikiranwa inkomoko yayo. Aho turahita tujya ku itangazo rero rya Minisiteri ya Defense. Tunarijeho itangazo rya Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu RDF iragira iti drone no y'ingabo z'u Rwanda yakoreye impanuka mu karere ka Rutsiro uyu munsi ku isaha ya 7:00, ubwo bavugaga ejo ku isaha ya 7:40 za kumanywa. Drone no itagira abapiloti y'ingabo z'u Rwanda RDF ubwo yakoreshwaga mu myitozo yataye inzira kubera ikirere kitari kimeze neza, hanyuma ikorera impanuka mu karere ka Rutsiro. Muri iyi mpanuka iyi drone yakomerekeje abanyeshuri 3 bari bavuye ku ishuri bataha mu rugo. 2 barimo kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Kivumu, naho 3 yajyanywe kuvurirwa mu bitaro bya Murunda. Ingabo z'u Rwanda zirihanganisha imiryango y'aba bana bakomeretse ndetse zibabajwe n'ibibazo batewe n'iyi mpanuka. RDF kandi irimo gufatanya n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze hamwe n'abaganga kugira ngo abana bagize ikibazo bahabwe ubuvuzi bukwiriye. RDF kandi iratanga ubufasha bukenewe haba ku bana no ku miryango yabo. Ngira ngo ibisobanuro birasobanutse neza. Nuko ngo drone ikigwa twese twagize tubazo twese twatewe. Ese ikirere nono gisigaye kiri cyaratobotse. Abantu benshi baravuga ati tukabaye rwose cyane byabo. Ariko ubwo ibisobanuro bitanzwe na RDF ni ibisobanuro byumvikana. No kuvuga ngo hari drone zishobora gukoreshwa zitozwa. Wabonye ko ari na ntoya bari bushize sinigeze kubwira ndi Kigali nabonye drone iri kugwa. No kuvuga ngo hari drone zishobora gukoreshwa mu kwataka, mu gutara amakuru, hari n'izishobora gukoreshwa noneho ubu ngubu zitozwa nk'uko bajya bavuga ngo hari indege nazo zikorerwamo imyitozo yo gutwara nazo rero nuko ngoko. Ubwo rero kugwa kwayo nta mpamvu yindi, baratangaza ko byatewe n'ikirere. Ibintu birumvikana kandi muri minsi bigaragara ko ikirere cyacu kitameze neza kubera imvura cyangwa se ihinduka ry'ikirere. Ku bari bafite rero impungenge yuko iyi ndege itagira abapilote yaba yavuye hanze y'u Rwanda mu baturanyi, impungenge zishire. Reka tubireke gutyo. Reka tujye mu Bugande. Muri Uganda. Buganda, ijambo Buganda muri Uganda. Muri Uganda biravugwa ko umuyobozi wa Al-Shabaab yishwe n'ingabo za UPDF. Muri Somalia. Ingabo za Uganda ziri mu butumwa bwa African Union Support Mission in Somalia zatangaje ko zishe umuyobozi mukuru w'inyeshyamba za Al-Shabaab mu karere ka Lower Shabelle muri Somalia. Uyu muyobozi witwa Osman Hussein Bun Amir waruzwi nk'umugaba mukuru w'ingabo za Al-Shabaab muri ako gace yishwe ku itariki ya 14 Nzeri mu gitero gitunguranye cyateguwe n'ingabo za UPDF hafi y'umujyi wa Bulomale. Umugabo wa Sector 1 Brigadier General Joseph Musoke Semwanga yashimye abasirikari ba Bulo mu Malere Forward Operating Base kuba bahaye igihano gikomeye Al-Shabaab. Shabaab icitse umutwe. Al-Shabaab icitse umutwe ko subwa mbere babayicira abayobozi na n'ingabo za Amerika zikorera muri Kenya, zifite base muri Kenya, zikunze kubica rwose zikoresheje amadrone. Ariko abantu ubusanzwe abayobozi
b'inyeshyamba kenshi iyo bapfuye inyeshyamba zirahangayika ugasanga zicitse intege ariko Al-Shabaab cyangwa se bariyahuzi ahubwo usanga umwe usigaye ari ukariha kurenza uwa mbere. Ni ukuvuga ngo imitwe y'iterabwoba rwose biratandukanye, iyo umwe apfuye baba barateganyije undi mu mibereho yawo ngira ngo ujye ubibona kuri Hamas. ahubwo kubaho kwabo bahora bazi ko bazapfa ejo cyane. ni ukuvuga ngo ahora avuga ati umunsi nzapfa ni wowe, ntabwo batinya urupfu. la relève itegurwa kuva bakiri batoya. Zakora ibi ariko umunsi nzapfa uzahita ukurikiraho. Bitandukanye n'ibyo mbona mu Wazalendo hariya. Wazalendo buriya uramutse wishe umutwe umwe byaba birangiye. Gusa urabona urugero, dufate nk'urugero kuri nuza uriya mutwe wa Mai Mai wa Yakutumba. Buriya nka Yakutumba aramutse atakiriho bamwishe cyangwa se akicwa n'urw'ikirago, uriya mutwe yari ayoboye uhita ucikamo ibindi bice bitandukanye. Yego. Ariko imitwe ya nuza ya Al-Qaeda amashami, impamvu yo buri idacikamo ibice byinshi ni amashami, ni filiyari za Al-Qaeda. Yego. Ubona ko muri Maghreb hari yitwa Akmi. Yego. iri muri Maghreb. Muri aka gace k'uburasirazuba hari Al-Shabaab. Iki gice cyo hagati cya Kongo ubona ko hajemo nuza ADF. Buriya ni filiyari ya nuza ya Daesh. ADF naru. IDF naru. Iriya ni branch ya nuza ya Daesh. Yego. Daesh bivuga Islamic State. Yego. Fata iki gice cy'u Rwanda rwagiye kurwanya muri Mozambique. Buriya batangiriye hafi. Yego. Buriya iyo batajyayo biba byarasandaye hano, biba byarasandaye kari agace kose ka Afurika y'Amajyepfo gukubitaho n'inuza n'u Rwanda. Kandi ndumva icyo gihe u Rwanda rwarakoze declaration ko batangiriye hafi kugira ngo iterabwoba ridasandara muri aka gace. U Rwanda rwashatse kubyinjiramo cyane cyane igihe Kampala yagiraga ibitero by'abiyahuzi. Ntabwo wabyumvise? Hari igihe Kampala habaye ibitero byaturuka muri nuza Somalia. Aya ntabwo ari Somalia, byabanje kera mbere, irimo kwihimura ku ngabo z'ibihugu bari barohereje muri Somalia. Yego, n'ubundi muri Uganda nibwo byabaye. Ariko nyuma ADF nayo kugira ngo Uganda ifate icyemezo cyo kwinjira muri Kongo. Oya, ADF byo biratandukanye. ADF nibyo nyine nshaka kukubwira Abda. Ntabwo wibuka ko nabo bambaye amajire arimo ibisasu Kampala n'ubyibuka. Burya yari ADF. Bagiye n'amashuri. N'amashuri barituritse rwose. Kampala ugasanga umuntu arimo kugenda mu muhanda y'i Kampala. Kampala sinzi niba ari wahagera. Oya, nageze ngembarara ntabwo nigeze ngera Kampala. Kampala bahita ngo ni the busiest city. Everyone is busy. Is busy. The busiest city moto no kujya muri batatu. Ubwo bigaragara ko ari busy, abantu baba ari busy cyangwa ahubwo ni desorganize. Desordre ku rwego rwo hejuru. Yego. Rero umuntu yarituritsaga bigatwara abantu benshi. Izi filiyari rero ubona ko muri Somalia mu ihembe rya Afurika. Yego. Filiyari ni Al-Shabaab kandi imaze igihe kinini. Yego. Imaze igihe kinini. Buriya nuko uriya mutwe uriyo uyirwanya ni umutwe wa Afurika. Ni ukuvuga ngo African Union. Ni misiyo ya African Union, ntabwo ari iya UN. Yego. Ni misiyo ya African Union ariko vraiment yaragerageje. Urebye ibice bambuye zira ntagondwa. Yego. Bimaze kuba byinshi. Buranije nani Kenya bari ifite ingabo zikomeye. Yego. Kenya njemera bakubita. Uzareba mu operasiyo yayo ari kuri news kuri YouTube. Yego. Ya operasiyo igihe bica Kenya impamvu yabakubise ifitemo inyungu cyane kuko bahana umupaka direct na Somalia. Kandi Abasomalia bandashaka kuvuga Al-Shabaab iteza umutekano muke cyane cyane yitwa Mombasa barinjiye bica abaturisti. Nanone rebuka Nairobi binjira muri mall. Bakarasa abantu benshi. Garissa school uribuka. Kuva uwo munsi rero Kenya ifata icyemezo. Bavuga ati tuzabahangana bakijeho umuriro. Aba special forces members bahise bataka. Bahise binjira. Rero Uganda kuba yishe nibyo twagarukaga, kuba yishe umuyobozi wa Al-Shabaab muri nuza muri Somalia ntabwo bivuze ko Al-Shabaab isenyutse burundu.
oya kubera ko bameze nka za nzoka baca igice iyi mitwe y'iterabwoba ntutureke na Al-Shabaab tugenda kuri FDLR no FDLR abayobozi babo nibagiye bapfa buri munsi ejo akavuka undi mudacumura wambazaga mudacumura witwa mudacumura undi wayoboraga Rudurunana nawe nibagiwe habayeho amaoperasiyo yo kubahitana kandi araresisa uyu ngo wayiyoboraga nawe utavugwaho rumwe uyu nuza Omega nawe ubona ko nubwo atakivuga rumwe amakuru avuga ko yishwe ariko FDLR iracyaha ariko Omega buriya ngiye ku giti cyanjye ntabwo namufataga nk'umuyobozi cyane kurusha uko ari un homme de terrain we yari umutekinicien de terrain kuko yize igisirikare buriya Omega Attention Omega yize igisirikare mu buryo buri professionnel yize gutwara indege z'intambara donc we yagaragaraga nk'umuntu ingénieur de guerre spécialiste yo kujya kuri terrain kujya kurwana twamwita we yari nka chef wa état major ya noza FDLR yego buri FDLR ifite undi muntu yiyoboye mu rwego rwa politiki kuba byiringiro le vieux yarashaje cyane uriya muntu n'ibitekerezo nyirago simbizi ariko bamutwara mu ngobyi ideology arayikoreye uravanga ideology ifu y'umuntu yapfuye ideology arayikoreye ariko ndakurahiye imbaraga ze happy imbaraga ze zuriya imbwirwaruhamwe ze imbaraga ze zuriya no gutanga amabwiriza gusa nta kindi ni ideology ati mwigisha ibintu urasura bitarafashe ibyo yigisha no bitarafashe muri za Wazalendo nge muze kuvuga ngo FDLR yiyuburiye muri Wazalendo ahubwo ni Wazalendo ni Wazalendo FDLR ubu ntabwo ikivugwa cyane urabona atarabaye ibintu by'agaciro oya unayishatse physiquement ukanyura kuri Wazalendo ugiye gushaka FDLR ushobora kuba waba wibeshye cyari n'ibintu binsetsa ngo iyi coalition wenda turaza kubigeraho mu kanya coalition y'u Rwanda na Kongo kuntu bazarasa FDLR biragoye kabisa oya kandi refusion icyangombwa no kubitangira turaza kubigaruka icyangombwa no kubitangira tudata umurongo w'ibyo turaza kubigaruka yego ubwo rero yacyuwe ni ukuvuga ngo yoherejwe ku bakurambere uriya umugabo wari ukuriye Al-Shabaab felicitation rero ku ngabo za Kongo Kinshasa yego reka tujye muri Kongo noneho muri Kongo tudatinze tujye muri Kongo kunyibutsa indi nkuru mekaduhaye hano Wazalendo nabo barasaba kugidoha turaza kubivuga ça c'est intéressant ça c'est intéressant dusigaye dukora analyse hano uribuka tuvuga ngo Wazalendo egare nuza sederi neza sederi saba kujya mu mishyikirano urabona se no batarimo kubisa yaraje sederi yararebye irabona ngo inkotanyi ziri gukorana imishyikirano na MRND ngo none reka twebwe twitwa sederi yarabikoroze no kuvuga ngo copy paste turabigaruka yarabikoroze ku buryo budasanzwe Vital Kamerhe rero ashobora gukurwa ku buyobozi bw'inteko ishinga amategeko uyu munsi mbere yuko tujya muri Kongo bwo mu Rwanda turaharangije ntabwo twarangiza mu Rwanda se waharangiza ntabwo harangiza hari ikindi wifuza ko twavuga mu Rwanda bwari noze twe twabwiye abantu ko tuvugaho ko kuri ribu yateye toroshi muri Ferwafa ibintu bya Ferwafa ngiye mbitinya kubireba ribu yateye toroshi muri Ferwafa yego haravugwa ruswa hakavuga ubujura ubujura nabwo burimo haravugwa ruswa abantu bafashwe ngira ngo hari uwitwa Kalisa Adolphe hari n'uwo bakundaga kwita uwo wita kit manager wa ikipe y'Amavubi kit manager no kuvuga ngo ubwo abashinzwe abakinnyi ibikoresho bavugwaho rero ko bahamagajwe kuri RIB bagahatwa ibibazo ariko nanone mu bintu bafashwe banagiye ni mu mago yabo bakora umusako bafashemo ngo ibintu byinshi cyane rero bafashemo ibintu byinshi harimo amafaranga menshi cyane bafatamo ngo ibikoresho by'ikipe y'igihugu mu garderobe yabo ngo amakarito menshi y'imyenda bayabitse iwabo
ibyo rero aho kuyabika kuri ofisi. Yego biranashoboka ko bari babyemerewe. Twebwe ubu ngubu nifuzaga ko tuvuga nk'aho nyine bari abantu ari inzirakarengane kugeza igihe umucamanza azabyemereye. Wenda reka tunyarukira ku itangazo RIB ubwayo yasohoye kugira ngo turebe ibyo ari byo. Ngo RIB ku bufatanye na polisi y'igihugu Rwanda polisi yatangije iperereza kuri bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa bakekwaho ibyaha bitandukanye. Hashingiye kuri iperereza RIB yafunze Kalisa Adolphe umunyamabanga mukuru wa Ferwafa na Tuyisenge Eric ushinzwe ibikoresho ko wari ubivuze, bakekwaho ibyaha birimo kunyereza umutungo, ruswa ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano. Bya bitatu ubu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera Kicukiro. Iperereza rirakomeje mu gihe dosiye ya Kalisa Adolphe yo yamaze koherezwa mu bushinjacyaha. RIB irakomeza kuburira abantu kudakoresha ububasha bahabwa n'umwanya w'akazi barimo mu nyungu zabo bwite kuko bihanwa n'amategeko. Wabyumvise? Ibyo nanone si itangazo rya RIB se? Rya RIB. Nta kintu twarirenzaho. Nta kintu twarirenzaho. Ni ukuvuga ngo harimo ibintu byinshi biri kuvugwa. Urumva ko wenda nka Adolphe we yamaze kugera mbere umushinjacyaha. Umushinjacyaha ubwo arajya gusaba umucamanza. Gusa kandi wenda umuntu yarenzaho tuva kuri no nkuru nuko bagenzi bacu mu ishami rya siporo. Njya nkunda gukurikirana ibiganiro byo mu ishami rya siporo ku mbuga zitandukanye. Bakunze gutunga urutoki cyane Ferwafa kuko buriya Ferwafa ihabwa amafaranga menshi cyane. Ariko guhabwa amafaranga menshi ntabwo ari ryo kosa. Si ryo kosa, ahubwo ukoresha amafaranga nabi cyane. Nawe guhabwa amafaranga menshi cyane ntabwo ari menshi cyane. Urebye nka Federasiyo y'u Rwanda y'umupira w'amaguru kubera ko idateye imbere, kubera ko idafite imbaraga, ishobora kuba ari imwe mu zihabwa amafaranga make cyane ku isi, kubera ko umupira wawo uri ku rwego ruri hasi. Reka nkwereka nk'urugero, ubu ngubu Uburayi buri capable wo gushyira amakipe 10 nangahe muri Coupe du Monde. Afrika iracyari ku makipe 6. Uburayi byo birarenze. Iracyari ku makipe 6 cyangwa 5 na 5. Urukubyumva bivuga iki rero? Bivuga yuko amakipe ya Afrika agaragara muri FIFA nka contribute ku mafaranga make cyane. Nta mbaraga afite. Nahagera ni iki? Yego noneho muri Afrika sasa tuze muri Afrika tuve mu isi yose. Muri Afrika u Rwanda ruza mu bihugu bya nyuma mu mupira. Ntabwo warugereranya na Cameroon, ntabwo na Nigeria, Liberia, Africa du Sud, ibihugu by'Abarabu. Ibyo bihugu byose ni ibihugu bishyiramo amafaranga menshi, ni ibihugu bibenefisa amafaranga menshi. Yego nuko ngo izo association z'umupira w'amaguru guhabwa amafaranga ni uburenganzira kuko nazo ziba zagiye zinjiza amafaranga muri FIFA. Bavuga ko bahabwa arenga miliyari y'amanyarwanda. Tuyumvise kwagira ngo ni menshi ariko nyine nayo uburyo akoreshwa. Yego ikibazo na uburyo akoreshwa. Ikibazo n'uburyo akoreshwa buri uramutse ubaje abasifuzi ba FIFA ba Ferwafa bakubwira ko bahembwa urusenda. Urusenda usubye ko nabonye n'umuyobozi mushyashya ngo agiye kubongerera. Urashaka kuva Louis umuyobozi mushya wa Ferwafa watsinze. Okay. Nyumwahoze ayobora. Ni bimwe mu bintu bavuga ko bishobora kuzamukoraho. Ngo ni ibyemezo bimwe afata, ari gufata ibyemezo bijyanye n'ivugurura rya Ferwafa, ariko ngo abantu benshi badashobora kwishimira. Benshi bashaka akajagari nyine kuko mu kajagari niho kwiba byoroha. Reka rero tuberekere inzego z'ubutabera abari mu maboko y'abagabo tubifuriza kuzatsinda no kuva kuri izo ngeso. Niba tubabwire ko mu Rwanda nta hantu ubutabera butarungurukamo. Ujye ubona ko mu bindi bihugu amafederasiyo y'ibihugu ya FIFA usanga rero inzego zinjiyemo FIFA ngo itihagarika ngo umupira no mu Rwanda ejo bundi ntabwo wabonye ikipe nano igihugu kiri gusenyagura stade buri wakubwira amafaranga buri cyagiye gihabwa fekofa yacyo bahabwa amafaranga menshi cyane, menshi kabisa, menshi. Yego tujye rero muri Kongo Kinshasa, twanyarukira kubivugwa kuri Nuza. Urashaka kuvuga birimo kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga? Wenda reka mere nayo ku nkuru turi bugarukeho, nayo yasakujwe cyane ku bijyanye na Prévost Maxime Prévost. Maxime Prévost
Maxime Prévost ngo yabwiye Tshisekedi ati narakubwiye rwose ati il y a une solution unique, yego ce sont les dialogues, n'ibiganiro. urabivuze ati n'ibiganiro, ati icyo nicyo cya mbere. Il n'y a pas une solution unique, il n'y a pas une solution unique, nta kindi gisubizo, oya nta gisubizo kimwe cyonyine, hari ibisubizo byinshi. Mais la consolidation d'un projet de dialogue national m'apparaît indispensable. On veut politique irimo. Je l'ai dit à plusieurs reprises au président Félix Tshisekedi. Nta gisubizo kimwe kibaho. ngo ntihazaboneka igisubizo kimwe gusa. Ni ukuvuga ari kubabwira buriya Maxime Prévost ni umuhanga cyane mu kantu k'itiku. Ari kumubwira ati ntiwizere Washington gusa. Uri kubyumva nicyo bisobanuye, ntiwishingishirize kuri Washington gusa cyangwa Doha. Kuvuga se ko nawe yemera ibiganiro bivuye he? ngo le dialogue national m'apparaît indispensable. Urabyumva? Nibyo indispensable. Je l'ai dit à plusieurs reprises au président Félix Tshisekedi. Ntabwo yigeze akangurira Tshisekedi kujya kuganira i Doha cyangwa Washington. Yamubwiye ko ibiganiro byose biri kuba ntacyo bizatanga hatiyongereyeho ibiganiro national byo guhuza ba bantu bose bakabashyira ku butabwa rimwe. Abo bantu bashobora no kuhagera bakavuga ati bira bya Doha turabyanze cyangwa bya Washington turabyanze. Donc iri ni itiku ntugire ngo ni ibindi bintu. Ati nabibwiye buri kenshi, nabibwiye Tshisekedi yuko hadashobora kuboneka ini solution unique. No kuvuga ngo ku gice kimwe hari ikintu cyitwa Doha cyangwa Washington kiri aho cyitwa ko ari solution, ariko ntabwo ari solution. Ntabwo ari solution yonyine, hari izindi solution zishobora cyane cyane iyo nakubwiye cyane ni ibiganiro. Yego. Nanone Prévost aravuga ko ari kugira inama Tshisekedi kuganira n'abamurwanya. Yego. Ariko nabonye abantu benshi bari kugaruka basa nk'aho bamurasa ati kuki utabwira u Rwanda kuganira na FDLR. cyane kuganira na FDLR cyane. Ati ko niba uvuga ngo tuganire na FCM23 kuki utabwira u Rwanda ngo ruganire na FDLR. ubwo arashaka kujya mu mujyo mwoza yobora Tanzania Kikwete. Yego. Aho icyo girubuka ko ari byahise bituma habaho diplomasi igenda nabi hagati ya Tanzania n'u Rwanda, aho yavuga ko ngo u Rwanda rugomba kuganira na FDLR. Iyo ni inkuru irengageje ko FDLR ari umutwe w'iterabwoba. Ayo ni amagambo buri gihe cyose Kongo Kinshasa irebe umuntu umwegera ikamwita igenda tubwirira u Rwanda. Kuri iyo mujyo rero witwa Monseigneur Chole. Uramuzi? Ndamuzi. Monseigneur Chole ni umwe muri ya groupe ya SSC ya Senko yari fatanyije na SSC. Aravuga ngo il n'y a pas de solution. Urumva le contraire. Wumvise nuza Maxime byavuze. Yavuze ngo la solution n'est pas unique. No kuvuga ngo solution wigana kuvyadoha. Donc we Maxime aravuga ko zishobora kuba ebyiri. Ariko il n'y a pas de solution. C'est philosophie. Alors kubyumva, il n'y a pas de solution. Il faudra que les Congolais se mettent ensemble, non pas pour partager le pouvoir, mais pour réfléchir sur la direction que doit prendre le pays pour qu'il n'y ait plus de conflits armés. Chatse kuvuga ati nta solution nta bisubizo bibiri bihari. Adahubwo abanyakongomani bakwiriye kwishyira hamwe bakaganira batagamije gusangira ubutegetsi cyangwa kugabana ubutegetsi, ahubwo bagamije gushaka igisubizo kigamije gukemura ikibazo mu mizi kugira ngo hatazongera kubaho imitwe yitwaje intwaro. Ariko rero uzarebe Abdallah no muri research irimo urakora research ushaka igisubizo wihama hypothèse menshi. Subizi se? Yego. None muri za hypothèse nyinshi akaza kuvamo ifite igisubizo kirambye. Nubwo havuka amasolution menshi ariko byanze bikunze hari iza kugira iki, hari iri buze kuzakemura ikibazo burundu. Kuko muri Kongo wabonye ko kuva ino myaka 30 hagiye hatangwa ibisubizo byinshi
ariko bitigeze bigera ku mwanzuro. Oya uzi ahangaha bishobora gutuma umuntu atekereza akinjira muri process cyane cyane bituma dohera tuvanze ku mishyikirano. Imishyikirano ya Washington. Imishyikirano ya Washington ni imishyikirano isanzwe y'igihugu hagati n'ikindi gihugu bifitanye ikibazo. Ese ubundi Washington yari ngombwa kwibaho? Yego. U Rwanda rwashinjaga Kongo Kinshasa gushyigikira FDLR. Kongo Kinshasa igashinja u Rwanda gushyigikira AFC M23. Ese abantu babiri gukorana imishyikirano byari ngombwa? Yego. Byari ngombwa kugira ngo gukorana amasezerano yo kutongera kwiyenzanyaho ni ngombwa cyane. Ni ngombwa cyane. Twagiye dutanga n'ingero za Misiri na Israel. Ese ibyo ngibyo byagira inyungu kuri Kongo Kinshasa no ku Rwanda? Tubanze kuri Kongo Kinshasa. Yego. Amasezerano yose agamije gutuma haba ubucuti cyangwa se gufatanya hagati y'ibihugu bibiri agira inyungu ku baturage bombi. Ndetse byagira inyungu ku Rwanda? Yego. Uwo ufataga nka Menase, yego, uyu munsi yemeje ko muzabana neza. Tujye kumusenya. Yego. Tujye rero kubyerekeranye na Doha. Doha eske mu by'ukuri amasezerano ya Doha yari ngombwa? Yego. Ni ngombwa kubera ko hari abantu babiri bahanganye kandi umwe yifuje. Nubwo twagiye tuvuga ko bimwe batubeshye ko ibibazo bya Afurika bigomba ibisubizo bya Afurika, ariko n'undi wari wo wese wazana igisubizo. Oya, igihe mwarwanye ibyo bya Afurika mu mwabyibagiwe. Ibyo kuvuga ngo rero undi muntu waza akabakiza peu importe aho yaturuka, ibyo nta kibazo byabitwaye. Nta kibazo. Ibyo rero nukuvuga aho dushatse kuvuga yuko imishyikirano hagati ya Kongo Kinshasa na M23 yari ngombwa. Ese niyo yari ngombwa gusa? No. Imishyikirano ya Doha? Eske Doha niyo yari solution yonyine ku bibazo? Ntabwo ari solution kuko icyo gihe biba Ituri baricanaga. Kandi ntabwo Doha ireba ibya Ituri. Ntabwo ireba ibya Ituri. Mobondo. Ikindi no muri Kongo hagati mu bawopoza ibibazo n'umuriro. Urabona ba Kabira bari mu nkiko. Ni ukuvuga ngo rero la meilleure de solution yagombye kuba mu by'ukuri beaucoup plus interne. Wibuke Perezida wa Repubulika, ubuyobozi bw'u Rwanda bwakomeje kuvuga ati ibintu byose mushobora gukora bitize ikibazo cya Kongo cy'abanyekongo muzi nta gisubizo kizashoboka. Yego. Ni ukuvuga ngo n'ubu ngubu rero turi kubona AFC M23 iri kumwe na Kongo Kinshasa i Doha baganira no kugira ngo imirwano hagati yabo uko ari babiri ihagarare barebe n'ukuntu bazabana ejo hazaza. Ariko ntabwo bivuze ko ikibazo cya Kongo gikemutse. Ntabwo gikemutse 100%. Abatanga rero ibitekerezo bavuga ko solution yaturuka mu biganiro biri interne. Buriya ni nka bya biganiro byo mu Rugwiro urabyibuka? Yego. Uburyo byicaye bigapanga uburyo inyuma ya jenoside buri igihugu kizayoborwa. Ikibazo buriya ibiganiro byo mu Rugwiro ntabwo byari bifite interference cyane. Interference ndashaka nta muntu wabyinjiriraga, nta muntu wabivanga. Nibyo rero no Rwanda rwifurizaga Kongo. Naho ubu ngubu urabona nka Maxime ari kuza akavuga ati ngiyewe nakubwiye gutya, nko kubivuga ngo ibintu nakubwiye wanze kubyikora. Aracyamabwiriza Kongo. Amabwiriza naguhaye ntabwo yakore. Reka twikomereza indi nkuru imiravugwa nabonye kuri social media ni ya Seychelles. Seychelles yatangaje kuri tayari rwose yamaze gutegura ibikoresho byose kubijyanye na mekanizme y'amasezerano aherutse gusinyirwa hagati ya Kongo na AFC yo guhererekanya imfungo. Urabizi ko AFC ishaka abantu bayo 700. Yego. Ubwo hari kuko itangazo rivuga ko ari nabo AFC zatanga abandi tutari tuzi. Iyo bavuze guhererekanya ubwo ni impande zombi nyine zihererekanya. Yego. Nk'ibi tujya tubona muri Ukraine n'Uburusiya. Yego. Seychelles rero yatangaje kuri tayari. Iri tayari. Seychelles ariko kuba tayari kwa Seychelles gufitaho amakenga. Ubundi kuba tayari kwa Seychelles muri izi condition ni gukumera gute? Akazi kayo busanzwe Seychelles isura ifungwa. Buri kintu ushaka kuvuga mu bijyanye na logistique. Ariko buriya nuko ikijyanye n'imibare we indacyo irisuri irabazi abahari uko bangana byo bishobora kuba ku buryo itegura ibikoresho byabo byose. Nka kuri wabonye yabikoze hano i Goma.
yego ni ukuvuga ngo rero iyo itegereje amabwiriza ya guverinoma ya Kongo Kinshasa yibwira iti ngwino bafate batware cyangwa se ya FM23 ivuga iti nawe ngwino utware abo tugiye guhererekanya. Muyaya rero yongeye gutunga urutoki u Rwanda, yego ati u Rwanda nirwo rudushinja xenophobie ni kwanga abanyamahanga, ukwanga abanyamahanga nirwo rudushinja ngo ivangura ry'amoko, ngo kandi muri Kongo hari amagurupe etnike arenga 450. yego si ibintu byaba ari ibyo koko ibi Muyaya avuga si ukwigizaho nkana Muyaya kuko muri Kongo nubwo avangura no moko 450 ariko wazarendo bakorana na leta tubona itangaza ku mugaragaro ati dutanze iminsi 10 ko abanyamurenge. Iki kiganiro Muyaya yakoze yagikoranye n'umudamu ejo bundi nabikubwiye. Umudamu yitwa Chancela Chamala. Chancela Chamala ni umukobwa muto, aracyari muto cyane. Ngira ngo yacyari n'umunyeshuri d'ailleurs. Ariko ni mu YouTuber uri angaje ku buryo kuri kote ya Kongo Kinshasa mu rwango. Ngo yanga ikintu cyitwa umunyarwanda, yanga ikintu cyitwa abatutsi ku buryo budasanzwe, yanga umuntu uvuga igiswahili cyangwa muri este aratukana induru zikavuga. No kuvuga ngo ibyo amagambo Muyaya yavuze yari muri mudu ya Chancela Chamala. Yamubaje yamubwira nyine bo yamusobanuriye amubaza ati se ibijyanye n'imyitwarire ya wazarendo hariya, undi ati nta kindi biriya ni u Rwanda, n'u Rwanda rubidushoramo. Ati biriya ni u Rwanda. Bivuga iki se? Bivuga ko hari incapacité, hari manque d'autorité de l'État. Bivuga ya point yo ta restauration de l'autorité de l'État. C'est pas parce que ari kuvuga gusa, ahubwo nuko c'est sûr ko idahari. Ntabwo ihari. Kuko urugero niba wazarendo bavuze bati dutanze iminsi 10 ngo ikitwa umututsi wese kibe kivuye muri Nuza, abavuye muri Uvira. Yego. Kongo umuntu wabivuze kumufata ukamufunga hariya bisaba uruhushya u Rwanda. Kongo igaceceka ni bya bindi za analyse twavuzeho. Yego. Zanasohotse no muri bwiza.com aho eske ninde uyobora Uvira. Ari nabyo byanagarutsweho na Le Monde ejo. Ninde uyobora Uvira. Uvira nta wundi muntu uyobora. Ubwo rwose banagaragaje ko umuntu uyobora Uvira ari Wazalendo. Ni Wazalendo. Ni Wazalendo. Nukuvuga ngo rero nta mategeko u Rwanda rwatanga muri Uvira. Colonel Jackson Uramwibuka, ancien commandant de ville de Bukavu, est actuellement un haut commandant de la nouvelle police de la EFC. Uramwibuka wundi wari wambaye imyenda y'igipolisi babajyanye ku ikosi. Ngo yiswe? Est actuellement un haut commandant de la nouvelle police de la AFC. Ho commandant. Ubwo impamvu nari ntagiye kugiraho dute ni ukubera ko Guillaume, witwa Guillaume, le général Guillaume, wayoboraga ntuza operation hano muri police ya Kongo FARDC, ari we bari bahaye ya brigade y'abapolisi. Donc ngo numwe mu basirikare mu bapolisi bakuru ashobora kuzamusubiza Bukavu kuko icyo gihe niwe wayoboraga Bukavu. Yego. Gusa wende iyi inkuru ahaniza nuko abantu benshi nabonye cyane b'abarondofone babishyigikiye bandika ku mbuga nkoranyambaga kuri no nkuru bavuga ko RDC Times bavuga bati vraiment iki ni igikorwa cyongeye kugaragaza yuko AFC itarobanura ibyandi bajyaga bavuga ngo waza Rwanda none uyu nguko yarazwi nk'umukoroneri uyoboye hariya. Nyaka ko n'ababivuga bakagombye kugabanya kubera ko mu by'ukuri ubwo nukuvuga ngo barebye ubushobozi afite. Nizere ko iyo abari n'undi ufite face nk'iy'abanyarwanda akaba afite ubushobozi bwo kuyobora ari kuza. Naho ubundi uramutse urebye reka tuzane n'umuruba tuzane n'umuruba ayobora hanga, ubwo wazagwa nawe mu mutego wo gushyiraho abayobozi ushingiye ku duce. Ubundi ni ugushyira wa mugana umuntu ubikwiriye. Niyo mpamvu babajyana kandi ababikwiye baba hose. Niyo mpamvu babajyana kubakoresha ikosi, kandi urabona ko ikosi bari barimazemo igihe cyane. Igihe baza n'amato hashize ikosi bayimazemo amezi 7. Igihe baza n'amato hashize igihe rwose. Bukavu yarafashwe ngira ngo hashize nk'iminsi 3 4
amatora ine ndumva inarenga cyangwa icyumweru gutyo cyangwa hafi bibiri ahubwo bahita baza bo muri nuza Kinshasa turabigaruka mu kanya wenda ku bijyanye na parliament yego ya Vital Kamerhe umuriro ukomeje kwaka aho bavuga ngo petisiyo ku bashyigikiye Kamerhe ati petisiyo se bivuga gukuraho perezida ariko uyu munsi sava shofe ati se bivuga gukuraho perezida ati ibyo ngibyo ni petisiyo nyine atari ko harabura yuko hagira iki bicara bakabyigaho yego sibyo siko bimeze niko bimeze hanyuma reka tunyarukire nda ku inkuru yindi nayo ifite amatsiko buriya ngo umusenateri muri Kongo ibihumbi 250 by'amadolari senateri yego niyo mpamvu n'abawurwanira hari abari induru zikomeye senateri gusa ahembwa 250 ndetse ndabona ndi umunyamakuru ariko ni perezida wa sena oya umusenateri usanzwe ntabwo yashoboye maze perezida wa parlement ari mu 350 urabona communique officiel nuza Rodrigue atangaje birimo rwose urumva no kuvuga ngo 250 membre wa sena membre no kuvuga ngo membre wa nuza wa parlement amafaranga make afata 250 sibyo donc que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée le questionnaire le questionnaire a joué le questionnaire harya barinde questionnaire ni biro buriya igira biro ya assemblée igira president ikagira vice president ikagira secrétaire akabitwa questionnaire donc ni nk'abanditsi yego urumva rero ni muri ayo ngayo nabo ngo rwose ni muri ayo mu gihe perezida wa parlement ni 350 kino gihugu gifite amafaranga urumva bafite amafaranga ntabwo ari igitangaje niyo mpamvu ubona Kamerhe yakaniye sindavuga biragenda biti Kamerhe ntabwo yigeze hanyuma ndi makuru wenda nasorezaho ni ari kuvugwa cyane yagarutsweho cyane ni tsari igisirikare cya Isiraheli yohereje hagati y'ibihumbi 20 kivuga kugira twinjiye muri Kongo Isiraheli yohereje hagati y'ibihumbi 20 muri nuza muri Gaza reka tukivugeho unagishyiraho umucyo ku byerekera ubise nk'ubyanariza mu by'ukuri mu minsi ishize habonetse ubushake bw'ibihugu by'Uburayi byinshi ndetse n'Iby'Afurika byatoye umwanzuro yuko bishyigikiye yuko habaho leta ebyiri ya Isiraheli n'iya Palestine usibye ibihugu bikeya byifashe 12 byarifashe 10 bivuga no yego harimo na Leta Zunze za Amerika yego ibyo bihugu rero bindi byo byemeje ko rwose habaho ibihugu biri parallel harimo n'u Rwanda rurimo yego harimo Isiraheli na Palestine nyuma yaho gatoya Isiraheli yavuze ko yo ifashe umugambi wo gufata Gaza ikayomeka kuri Isiraheli na Netanyahu yarayatangaje yuko ngo nta Palestine ibaho nta Palestine ubu n'ubutaka bwacu turi kwisubiza yego no kuvuga ngo bagiye kuyongera kuri West Bank yego intara y'Ijordania ubwo la totalité ya Palestine yose ubu ngubu icyo nashaka kuvuga wenda wowe umenyera ibyerekeranye n'imibanire y'ibihugu ibyo mu igihe muri ONU bazabateranya bya bihugu bikemeza ko birokoresha Palestine nk'igihugu kandi igihugu cyaragiye kera bizagira iyo impact bizagira ubaje ikibazo cyiza ubu birazana no kubyanda bava hasi ku Rwanda rwemeje biriya si ubwa mbere babyemeza u Rwanda kandi u Rwanda rubanye neza na Isiraheli ahubwo impact ishobora kuba ikibazo gikomeye ni igihe noneho kuko uriya mwanzuro kugira ngo uzace ejo bundi byasaba ko akanama k'umutekano bakabyemeza rero akanama gafatanya na biriya bihugu bindi biba byabyemeje iyo byinjiye mu kanama k'umutekano hari ibihugu 5 bitora droit de veto bifite droit de veto kandi no ko Amerika buryivuga no ubwo itoye ntabwo mwanzuro uhita
iyo udahise rero ibyo bihugu bindi byabyemeje ubwo hasigara ko buri gihugu noneho kivuga kiti ngendemera noneho Palestine ma politique interne imyemerera kuba nagirana na Palestine ubwo umubano n'Ububirigi bwamaze gutangaza buje bwengera ku Bufaransa Ubudage nabo bwatangaje ko Israel n'ibitavanye ingabo muri Gaza ejo nabo bazatangaza n'Ubudage nabo buzabikora ibihugu byinshi ko byabitangaje kuri icyo kibazo cyawe rero ubwo nibemera Palestine nk'igihugu ubwo bazaba bemeye ya mipaka 67 ya Palestine harimo Yerusalemu Est. Uvuze ngo nibemera ryari muri Conseil de sécurité ni ukuvuga ngo ubundi Conseil de sécurité nabari abemejeje ubundi ira resolution kwemera Palestine ko iba leta ubwo bemeye nyine iriya mipaka ya 67. ukwemeza kundi wavugaga nukuye ukwemeza kundi navugaga kuko iriya resolution yarahishe ukwemeza kundi navugaga ni ibi bihugu ejo bundi bizajya gutangaza mu nama ya 80 ya UN. Iyo no publication cyangwa officialisation. No kuvuga ngo Ubufaransa bwamaze kwideklara no buzagenda bubyemeza imbere ya ONU ko bubudekaraye ko Palestine ari buyemera nk'igihugu bw'icyo gihe Palestine izazana ambassadeur hehe mu France. Ndetse n'amashami ya ONU yatangiye kuyemera urugero UNESCO. Kuri icyo kibazo rero warumbajije kujyana kibagirwa. Na UNESCO bo yacanye umubano niyo mpamvu wabonye nuzahise kupa robine Amerika. Oya na UNESCO ntabwo yacanye umubano ahubwo yarokonesheje l'état de la Palestine. Nyine yarekonesheje l'état de Palestine ariko Amerika iyita inkunga yatangaga muri UNESCO iyikupa. Navuga ati mbona nta nyungu. Ubwo kuvuga ngo bajemo brouille diplomatique. Yego. Ndetse na Israel. Urumva no kuvuga ngo igihugu cyose kirekonesheje Palestine. Ubwo kiba cyemeye yuko Yerusalemu atari umurwa mukuru wose wa Israel. Ubwo no kuvuga ngo kitagitangira kugirana ibibazo na nuza na Israel. Icyo gihugu no kuvuga ngo ibyo bihugu rero birimo kugenda byemera Palestina nk'igihugu bitanyuze muri resolution rero bigahita bibyemeza mu ntuzo mu mategeko y'ibyo bihugu byabo. Bikinjira muri parliament bakabyemera mu rwego rwa leta. Ubwo no kuvuga ngo ubugiranye ikibazo nanuza na Israel bitandukanye ni resolution ya ONU. Kaburi dufate nk'urugero u Rwanda ngaburi ruhise rudeklara ati twebwe noneho twemeye Palestine nk'igihugu. Sibyo nka kuri wabonye resolution yabaye yari yo kwemera yuko habaho ibihugu bibiri Palestine na Israel kota bituranye. Yego iyo niyo resolution ariko uko ONU bundi yemera Palestina yemera ko Israel ari igihugu na Palestine igemera ko igomba kuba igihugu kandi kagumana imipaka yo bayigabanyije imipaka Israel yigaruriye 67. Nibyo nakubwiraga nk'u Rwanda ruramutse rwemeye rukavuga ati twebwe turemera Israel nk'igihugu noneho bita biteza brouille diplomatique hagati y'ibihugu byombi nka kuriya urugero ku bihugu Eswatini urayibona yemera Eswatini yemera Taiwan ko ari igihugu byahise bicana umubano none nuza n'Ubushinwa nta mubano na muke byahise bicana umubano. Urabona nk'ejo bundi ku muhanga by'ibyuma hari ibintu biri urabona nk'ejo bundi Abdallah Ubushinwa bugiye gukuriraho ibicuruzwa ari ibicuruzwa Afrika yohereza mu Bushinwa urugero kugira ngo tuze tubiza n'ibyo bya Israel. Ariko Eswatini yahise ivuga ati no kubera ko yemera Taiwan n'ibindi bihugu rero byemera nuza Israel nako byemera Palestine. Eswatini yaravuze ngo no ibyo bintu mukuru oya Ubushinwa bwavuze ko Ubushinwa bwavuze ko Eswatini itarimo. Yego kubera ko dufitanye amabanga atameze neza. Kuba Eswatini yemeye ko Taiwan ari igihugu. Yego. Ni kimwe rero n'ibi bihugu wambazaga bigiye kudeklara yuko Palestine ari Israel nako ari igihugu kandi Israel no imirafata ubutaka bwayo yongera ku bundi yafashe birateza ibibazo diplomatique. Ikibazo rero cyanyuma ni iki ngiki iyo wemeye ko muri resolution ukemera yuko hari igihugu cya Israel na Palestina icyo gihugu cya Palestina ubu wemeje ko kibaho mu buhe buryo wemeje ko kibaho nka Israel nk'ibindi bihugu byose kihe nyine icyo gihugu kihe wemeje ko intara ya Cisjordania
igomba kuba iya nuze ya Palestina, Gaza igomba kuba ya Palestina, wemeje ko ubutaka Isiraheli ubwo nagusobanuriraga oni yabagabanyije. Ubwo rero n'u Rwanda n'ubundi nubwo rutavuze ko rurokonesa igihugu cya Palestina, ariko narwo ruri mu mujyo umwe n'ibindi bihugu. Gusa nyine hano bitandukanyije, ntabwo u Rwanda rwo rurabishyira mu mategeko y'igihugu. Nka kuri ubona Ubufaransa rwemera principe ya oni, rwemera principe y'uko ibihugu bibiri bibaho ngaho. Ariko buriya nayo mpamvu uko bingana uko biteye ibyo ntabwo reka nguhe nk'akandi kantu wenda n'abadukurikiye nabo baraza kutwungana cyangwa barakazi. Buri u Rwanda ntabwo rugira ambasade Yerusalemu, ruyigira Tel Aviv. Ni ukuvuga ngo iyo ujyanye ambasade Yerusalemu, byinshi ntabwo bifite ambasade Yerusalemu, ariko cyagiye Amerika yarayihashyize, ni Trump wanabishyizeho, na Togo yahise yijyanayo, kuko buriya Togo ahanini ubona ko ibiri ni Togo, nibaga ikindi gihugu cyo muri Afurika ko numva ari Togo. Ndumva nayo yarajyanye ambasade, yajyanye ambasade Yerusalemu. Yajyanye ambasade Yerusalemu. Togo ifitanye umubano mwiza cyane na Israel. Ariko icyo gihe u Rwanda habaho nuza ko iyo resolution yanyuze muri UN ibihugu byinshi birayanga. Birayanga ko bajyana ambasade Yerusalemu. Trump icyo gihe kuri manda mbere niwe wari wabizanye, hanyuma Trump nk'igihugu cy'igihangange ahita yijyanayo. Higeze no kuba n'ikibazo cy'umutekano, icyo genda byibuka. Ni ukuvuga ngo iyo ujyanye rero ambasade Yerusalemu, Tony Blinken wayitashye. Ni ukuvuga ngo iyo ujyanye ambasade Yerusalemu, wemeye yuko Palestina idafite uruhare kuri Yerusalemu East. Yerusalemu yose ni ya Israel. Ni ukuvuga ngo Netanyahu bavuga ko Yerusalemu yose ari ya Israel, ariko siko nibibona. Ubwo rero ni muri urwo rwego yinjije ingabo 40,000 muri Gaza. Hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 40 ibyo abanyamakuru bavugaga, mu rwego iyo misiyo ya mbere kwigarurira abantu 48 ngo Hamas igifite, ndetse no kubohoza gusenya umutwe wa Hamas. Sibyo ko gusenya umutwe wa Hamas ni nko kuvuga ngo ugiye gusenya FDLR. Hamas neza ni nka FDLR. Ni ukuvuga ngo urasenya Hamas je veux bien, ariko ideology iracyari yayi neza ndetse no komeka Gaza kuri Israel. Ejo byatangijwe no kubona inyubako nini cyane ihanurwa, ngira ngo hapfirimo ngo abantu benshi cyane, harimo n'abanyamakuru byatangiye kuvuga ko hari umunyamakuru ejo nabonye arimo gutanga ubuhamya ati ngenda ndarokotse, ariko abandi bahezemo. Niyo nzu ndende yarisigaye muri Gaza, kuko buriya Gaza 80% yarasenyutse, ariko Trump avuga ko abanyagaza nibavemo aza yubake bundi bushya. Icyo kintu Trump akitaho cyane, ngira ngo ariko ni amasoko, bijyanye n'amasoko bashoramo. Aravuga ati musohoke myubake. Reka tureke Israel, twifurize abanya-Palestine. Akantu kanyuma umuntu yavugaho nuko ONU ishami rya ONU rishinzwe inuza uburenganzira bw'ikiremwamuntu byatangaje ko Israel mu byaha 5, ibimenyetso 5 kugira ngo jenoside yitwa crime jenoside hasigayemo kimwe. Birihuta biraza no icya gatanu cyongeraho. Uzumbwira ngo ni extermination nibura. Juste approche ijyanye n'ibiri kuba. Nta eske hari volonté d'extermination ya buri munyapalestine igaragara. Yes, ari uburyo bateguye iyo jenoside bashaka ku extermina buri munyapalestine. Oya. Ibyo rero hari crime mu by'ukuri, hari ubwicanyi burenze urugero. Ibyo twakwita nk'ibyaha by'intambara. Yego. Ariko kubyita jenoside biracyasaba, ntabwo byagera kuri kanki yo mu Rwanda. Mu Rwanda ndashaka kuvuga ko twebwe muri 1994 umuntu wese witwa umututsi aho yabonwaga hose yagombaga gupfa, kuko buri ari abarabu b'abajuife barahari, bafite nationalité abarabu barahari y'abayahudi. Yego. Bemeye barayoboka. Yego. Ari ibyo ari ukuvuga ngo ni jenoside, ari ibyo nabo babahitana. Oya, no kuvuga ngo ibitero biza bigamanura amazu abarimo bose bakagwamo. Gusereri bari gushinja ingabo za Isiraheli nuko bira bitero byibasira abasivile benshi.
oya bihitana abasivile benshi ariko ntabwo bavuga ngo twabonye ahantu hari abasivile benshi reka tuharase ntabwo ari icyo ngicyo gihari gusa nyine ubwo amategeko y'intambara arabagonga oya ubu ngubu ikigaragara ni uko oni igeze mu gihe cyo kuba yakagombye guhinduka. Reka twigarukire muri Kongo rero. Tujye muri Kongo tugane kwa Vital Kamerhe ubuzima bwe politique, la vie politique de Vital Kamerhe est en danger. Iri danger ejo twabigarutseho nabonye umunyamakuru rwose mu byo twagarutseho ari umunyamakuru umwe ukunze kurikirana ibibazo byo muri Kongo mu bintu twagarutseho yavuzemo kimwe aricyo kiriya cyuko bikanga ko yaba president ni presidentiable ni ukuvuga ngo ni umuntu ushobora gutera ikibazo Kongo cyane cyane abari ku ruhande rwa Felix Antoine Tshisekedi. Yego ubu munsi rero uyu munsi abadepite baritabira ubutumire bwa vice president wa petition batanze ejo. Yego yitwa honorable Jean-Claude Chilumbayi yahamagariye abadepite nationaux à prendre part à la plénière ce mercredi. Oui, moi c'est mercredi, non? Le 17 septembre 2025. Ordre du jour. Mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner les pétitions contre certains membres du bureau. Ntabwo ari gutora niba banze Kamere cyangwa se bamwemeye. Ahubwo bagiye kureba bagiye gukora komisiyo izagenda ikiga za petition. Uyu munsi rero komisiyo barazishyira munsi kugira ngo bigere kuri urwego rero habaye iki. Birasa ko abamatora yo kumweguza kumukuraho icyizere. Oya harabanza komisiyo uyu munsi barashyiraho komisiyo izafata izo petition kuko buri wese afite petition yimugenewe. Ni ukuvuga ngo ni biro igizwe na perezida vice perezida ariko vice perezida ntabwo bamuvugaho bamwihoreye ariko questeur ariho secrétaire arahari bo ngabo bose bahaba ama petition buri wese afite ibyo arirwa ku giti cye na perezida akaregwa nyine ubuyobozi bamurega ko ngo ayobora nabi assemblée bamurega ko akoresha imari ya parlement nabi bamurega ko afite incompetence. Ubwo nagiye gukurikirana uza Costa Mutamba bavuze ko nibamara kumudestitiwa nawe bazamushyikiriza umucamanza. Kongo ni hatari. Ejo hashize Vital Kamerhe yagaragaye ari kwakira petition mu gihe kwa mbere abadepite bavugaga ko babuze ko batanga petition yabo bayihaye un greffier bayihaye un huissier de justice. Huissier de justice ayishyira muri secretariat. Huissier ubwo abadukurikiye kugira ngo n'umuhesha w'inkiko. Umuhesha w'inkiko rero yarizanye ayishyira muri secretariat ya parlement. Ejo rero le secrétaire du parlement yaje kureba perezida wa parlement hamwe na biro ye bari kumwe amuhereza iyo petition. Aramubwira ati ibintu ndi gukora inshingano nahawe na huissier de justice wampaye iyi petition ngo nyiguhereze perezida wowe n'abashinzwe n'abakuriye biro yawe. Kamere yayifasha arangije aravuga ati procedure za parlement zemera ko petition zikorwa. Ati ubwo rero turazishyira aho zigomba kuba ziriya komisiyo izirebe bazigeho nk'uko bisabye. Urabona kumweguza biri bushoboke kuko nabonye abanyamakuru bamwe barimo kumugira inama tutuku Rwanda. Aho ngaho rero niho tugiye kujya sasa. Ntabwo ari nibyo gusa bamubwiye byinshi banamubwiye ngo gende kureba mama wa Tshisekedi. Urebe mama wa Tshisekedi sibyo utuku Rwanda. Yego ati nudatuku Rwanda ndakurahiye barakweguza. Gutuku Rwanda babivuga mu buryo bwitwa ngo dénoncer. Gudwa lancer un message fort. Les trois phases magiques qui pourraient sauver Vital Kamerhe s'il allait le dire devant les caméras. Iyambere, Kabila est un Rwandais. Hippolyte Kanambe, Kanzembele
avuge ko Kabila ari umunyarwanda. Ewe icyo kintu ni ikintu gishobora gutuma rwose arokoka aka kaga. Ashobora kuvuga ko le Kabila est le chef de l'AFC. Ko Kabila ari chef wa AFC. Boss mukuru. Fachi Beto a droit à de nouveaux mandats car les siens ont été affectés par la guerre. Avuga yuko rwose Fachi akwiriye indi manda ngo kubera ko amaze kuyobora hariya ni imyaka 2. Kuko indi myaka yose rwose ajemo intambara yari ikoruze. Ibyo bintu bishyigikiye. Ati ibyo binaramutse bivuze cyane imbere ya kamera. Ati bambwiye ati kamera ni umuntu wacu. Izi nama n'umunyamakuru arimo aramuha urabona ari ikintu ziri butange. L'autre option c'est de demander l'aide de la première dame. Première dame. Première dame. Uwa mbere se? Yego, voilà. Hari kigira abadamu babiri. C'est maman Tshisekedi. Première dame. Première dame. Mama Tshisekedi. Yego. Ariko menya afite ijambo rikaze hariya. Ashyiraho abayobozi akanabakuraho. Buriya bajya bavuga ko uwitwa Mboso, uramuzi Mboso? Mboso ntabwo muzi. Ni vice president wa assemblée. Niwe wungirije. Umvise ari cyo bamuvuga se? Nta muntu wavuga kuri Mboso. Bavuga ko ari inshuti. Ajya gucinya inkono. Apana gucinya. Guhakiriza. Oya ntabwo ari guhakirizwa. Mboso ngo ntabwo hakirizwa. Ahubwo niwe utunganya ibibazo byahariye. Ibibazo kwaje. Nakumva. Mboso ntabwo ushaka kumuvugaho kuko mama yahitarakara. Kandi arakaye byabagwa nabi. Donc ibyo muri Kongo barabizi neza yuko umuntu ushaka une place c'est la mère qui appelle. Agomba guca kwa mama. Yego. C'est la sœur qui puisse le sauver. Alors. Ubwo arahitamo rero. Kamere et Amida vont chez elle, s'incliner devant elle et reçoivent son pardon pontifical. Marthe appelle alors son fils et ce dernier fait tout disparaître. Abyumvise? Nagende. Nuko apfukame. Lui et sa femme. Amida Chatur. Uramuzi umugore mwiza. Umwe yakoye inka n'inka kabisa. Ari yamukweze ingahe? Niba baravuze 20 sinibuka ko ni nyinshi cyane. Amida yari umudamu wa Jibe Piana. Ni mwiza kabisa. Ntabwo uzi indirimbo yamuririmbiye se? Oya. Reka numva ingahe. Amenez-moi ce soir, Amida. Je laisse. Ariko yabwiraga Amida ati umunsi ujyane muri dans la lune des amoureux. Mujyane mu kwezi kw'abakunda. Amida ni umudamu mwiza cyane yabanje gutungwa na Jibe Piana nyuma aza gukorogana na Jibe Piana akorogana na kamere aramumwaka ahitamo umwaka aramutwara. Ureba ari kubagira inama ati mugende rwose mujye kunamiriza kwa mama, hanyuma mama ibintu biracama arahamagara umuhungu we aferi irangira. Amida kandi nubwo tuvuze gutyo ngo n'umugore wa Jibe Piana mbere yaho yabanje kuba umugore w'umudiamantere umugabo yacuruzaga amadiyama menshi menya bamwita Didi Kinwani. Didi Kinwani ukuvuga ngo kubyari ni umugwizatungo. Ni ukuvuga ngo rero icyo ngo bakora gusa ni ukugenda bakajya gupfukamira mama wa Tshisekedi. Ibyo ntabwo ari ubwa mbere baba babikoze, hari n'abandi ngo bajye bapfukamira mama Tshisekedi kandi amahoro akaramba. Arabikora se ko n'umunyapolitike nawe ahubwo numvisha ari indi option bari kugarukaho. Yego ngo yitabaje n'abambasaderi. Ambasaderi wahe ubwo ngogo ntabwo bari kuvuga amazina ariko umwe mu banyamakuru nabonaga avuga ko ari source rwose yizeye yuko ngo yitabaje ambasaderi. Yego ikintu gishekeje rero kubyerekeranye na Kabila na kamere. Kamere umuntu umwataka cyane ni umudepite witwa Mbindule. Umudepite witwa Mbindule azwi ariko nta kuntu mwacishamo iyo ntuza ya Mbindule. Reka nkohereze link ya Mbindule ushyiremo wumve uwo mudepite ibintu yavuze. Yego
Mbindule ni umudepite ufite ibibazo cyane mu mitekerereze. Waba wibuka igihe twavugaga umudepite wavuze ngo ibintu ngo bashyizeho ikintu gifite ikirango cy'inka. Shyiramo twumve. À la place des emblèmes de la République. La vache ici symbolise le Rwanda, si vous ne le savez pas. Quand on voit la vache ici, attention avec ces mots. Il faut lire correctement ces programmes d'action du gouvernement. Honorable Mbindule, il ne faut pas donner toutes les vaches quand même aux Rwandais. Il y a la charte graphique que vous devriez suivre. Parce que quand nous prenons votre première page, la page de garde, c'est comme si c'était bande dessinée ou comment. Vous avez mis du maïs. Aho ngaho ari kubereka igitabo bari bazanye muri parlement à la place des emblèmes de la République. Ati ni gute mufata iki gitabo mukagishyiraho ibimenyetso wagira ngo ni bande dessinée. Ati uzi ko mwafashe mugashyiraho ibigori mugashyiraho n'inka. Ati wari muzi ko inka ari sinye y'u Rwanda. La vache ici symbolise le Rwanda, si vous ne le savez pas. Ati inka ni ikimenyetso cy'u Rwanda. Ati rero Perezida ahita amubwira ati hafi ati ntabwo bishoboka yuko wafata inka zose wazi u Rwanda nkaho twebwe mu gihugu cyacu tutagira inka se. Ibyo rero agomba kubizira. Honorable Mbindule, pas donner toutes les vaches quand même aux Rwandais. Inka zose ntabwo wazizereza abanyarwanda. Ibyo birahagije. Uri kumva ubwenge imbaraga ashyira by'amacakubiri. Ubwo arashaka ko nuza perezida wa parliament yego nawe avuga ati twanze inka zose turazanze n'iz'abanyarwanda. Ariko nawe yakoye inka. Ibyo biratwibutsa iki? Ibyo biratwibutsa wibuke igihe cyano mu bice bya Masisi abantu barwana barangiza bakanyura ahantu hari inka bakazirasa. Sasa ngo umve ideology n'uyu ngo ni inka z'abatutsi ngo ni inka z'abatutsi bakazirasa bakazica bakazimara. Donc niyo mentalite ni ideology. Abo uyu niwo Mbindule niwe uri imbere mu bantu bari kurwanya perezida wa Assemblée. Reka tumuveho ariko twifuriza amahirwe menshi Vital Kamerhe mu buryo buzaza. Nizere ko ari no kwiga inama kumva inama ashobora no kujya kureba Mama Martha. basigaye batwumva bakagira utuntu bakosora. Ashobora no kwinangira akavuga ati ndaguma muri position yanjye muri opposition. Yego ariko uko byagenda kose avenir politique nubajemo akantu wakuramo ra Rusinga umenyerwe muri azamo n'akantu. Okay, ra Rusinga warushyize muri reka rero yes dusuze inshuti zacu mbere ko tugutuza muri est. Gikora Fulgence ati na share ni ngiye twerekane ko dukurikiye ikiganiro yego twifuje ati bwakeye mukomera yego. Nikora Fulgence ati mwabagabo mwe ibya Ferwafa wagira ngo ntikorera mu Rwanda, ibindi byose turabishima, naho umupira w'amaguru habuze iki ngo ujye ku murongo
leta irawirengagiza. Ni umupira w'amaguru se gusa buriya siporo muri rusange urabona harimo ikibazo. Njye nkeka ko harimo n'ikibazo cy'imico, cy'umuco, si ikibazo cy'imyitwarire. 2004 siko twagiye mu gikombe cya Afurika n'ibyari bimeze neza, cyagiye wabonaga umupira ukuntu wari umeze, cy'imyumvire. ahubwo sinzi umuti uzavugutirwa igisata cya siporo wa mugani. Nyandwi turi kumwe 5-5. Mwaramutse, igitondo cyiza, Nishimiyimana merereye Izaza. Umugabo w'Izaza, Imana imuha umugisha. Izaza turabakurikiye, mutugezeho ayo makuru, mujye muduhuza, turabakunda. Mujye muduhuza. Yego. Chris Jenner ati Mboso yinjiye nyina wagize geti. Oya ntago twabyemeza hano. Niko bimeze. Ntago twabyemeza. Ndakurahira. Chris Jenner ntago twabyemeza. Oya nose umuntu uri hano uragira ngo ibyo nabivanye. Niko bivugwa. Kamere yaransekeje, yarisobanuye aravuga ngo niba mubabarire ngo yagerageje kuvuga nabi u Rwanda biranga, bibi by'ubusa nagende. Oya ntabwo ari uko yavuze. Oya ntabwo ari uko yavuze. Nakurikiye disikuru ye, yaraje aravuga ati mu by'ukuri niba muri mwebwe hari abo nashoboye kuba na blessa mu mikorere cyangwa mu mivugire, ndabasaba ngo mumbabarire, kuko ibyo byose bya petition ndabona bigenda bigana kuri ku buzima bwanjye bwite professionnel. Ati rero niba hari abantu nababaje bambabarire. Arongera aranavuga ngo yasabye imbabazi ku giti cye. Arangije arakandi kantu Abdara kamere waretse tukamuvaho. Oya kamere kaburese ako kantu ka iminota iratujyanye kari sensible cyane. Ariko reka tukareke ndaza kukibuka. Nta kibazo, reka dukomereze n'abandi turaza gusoma ubutumwa bwabo. Yego. Reka dukomereze ku nkuru ya nyuma kuko iminota igiye kurangira. Urashaka kujya muri Kongo? Oya ushaka kujya mu Buvira ahubwo? Yes, nta kibazo nyine, si yo ya nyuma se. Urashaka kujya aho abazarendo bategeka? Reka tujyeyo. Kugira ngo turangirizanye n'iminota. Raporo yasohotse ya Human Rights Watch yavuze ko cyangwa n'ikinyamakuru Le Monde natwe twabigarutseho. N'ikinyamakuru Le Monde cyagaragaje ko Kongo Kinshasa muri Uvira hategekwa na wazalendo. Natwe twabigarutseho muri nuzabwiza.com na Le Monde yabigarutseho, ndetse na Human Rights Watch noneho yikubisa agashyi isa nkaho ibashinja, ariko yakebuwe na ambasaderi Nduhungire cyangwa bumvise ibiganiro twavugaga. Si ibyo no kumva n'ibiganiro twavugaga, burega nabo baba bafite amaso baba bareba Abdala. Oya baba banabizi ko aribo babishyizeho, babikorera ubushake. Ibyo ni ibintu baba bazi. Yego. Ahubwo wenda turabivugaho gatoya muri analyse, ariko kuri ino ngingo nifuza ko muri cya kiganiro isi n'abantu saa 6 ari ukuntu nayiteguye. Yego. Ubwo sinzi turaza kubiganiraho. Ariko reka tuyinjiremo. Yego. Turebe mu by'ukuri ninde uyobora ibi bintu bavuze koko birahura. Birahura kubera ko urebye ngo uyobora Uvira baravuga ngo ni wazalendo. Ese undi ko yarasigizwe nande? Igizwe na FARDC. Arimo FARDC ngabo z'u Burundi, akazamo wazalendo. Yego, reka tugenda kurebe responsibility zabo. FARDC ubungubu muri gihe cyose ivuga ko wazalendo ari iri gukora amakosa. Donc FARDC yagiye ku ruhande. Hari ingabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi ziracecetse, ariko zo zagiye zifata position ziguma aho ngaho, zisa nkaho zitegereje yuko AFC/M23 inyura aho ngaho cyangwa se iza kubareba. Yes. Akaza FDLR iri active hamwe na wazalendo, n'abantu bari hamwe. Abashanshuro bo ubona batari bo barwana cyane. Iyo bagiye kurwana, iyo bibaye byo kurwana barajyana. Abacanshuro muri Uvira bariyo. Yego, abacanshuro bigeze kuza. Ari sure.
aryo yatubwira ngo bacanshuro ngo bavuye aha ngo ikiri reka ngusetse buriya reka ngusetse ntubona kuriya uku barwaniraga hano igoma abacanshuro bajyaga siritera ko burya abacanshuro Abdallah kubera ibifaranga byinshi bayora ntabwo bajya muri risike cyane oya risike n'ubundi ntabwo wakubwira ngo bari kuri front line ariko bajyaga kuri tere kubera pour raison yo kumenya cyangwa abacanshuro ahubwo bari warikari. iyo telefone yawe uyu munsi ntabwo nanya kwishyura abacanshuro cyangwa bari warikari oya nabo Uvira bajya bahagera gusa okay bajya bagera reka musobanura impamvu access kuri Uvira kuri bo yoroshye cyane yoroshye kubera Bujumbura no kuvuga ngo indege zabo ziroroshye kubavana Kisangani bakagwa Bujumbura bakaza bakajya kureba les données bakeneye barangiza bakalansa amatake yabo ntabwo bavuga ko abacanshuro bakora a partir ya warikari. Hanyuma okay nta kibazo reka nabo tubashyiremo muri iyo cocktail yose kuki ibinyamakuru byose biri kuza bishyira bivuga biti Wazalendo. Oya Wazalendo ni force yashyizweho ngaho kandi ati niyo ifite ijambo hariya. Wazalendo buriya ushatse wanajya ubiri kukavuga uti ni FARDC icyambere uri buku buryo Wazalendo yashinzwe umunsi umwe gusa babwiye Wazalendo ko batakiri imitwe yitwaje intwaro yarengaga magana bahita binduka Wazalendo no kuvuga ngo ni force ya leta ya Kongo Kinshasa. Twibuke objectif ya Wazalendo Wazalendo yashyizwe kugira ngo uzajye ikora les salles besogne no kuvuga ngo igihe cyaricyo cyose hari dossier yo gutunganya igaragara nabi umwanda ntabwo ugomba kwitirirwa FARDC ugomba kwitirirwa Wazalendo. Wazalendo iyo ni nani ya kabiri Wazalendo yashyizeho pour servir de couverture kuri FDLR. No kuvuga ngo muzajya mwona Wazalendo hariya nta muntu uzaba ufite uburenganzira bwo kuvuga ko ari FDLR kandi ari Wazalendo. No kuvuga ngo umunsi igikundi cya Wazalendo gihishe muri cyo FDLR bikaba byiza cyane kurunzi ko FDLR yakwisha muri FARDC. Hanyuma utanga se amabwiriza ni Kongo Kinshasa kandi ibinyamakuru birimo kugaruka ati ntabwo Kongo gifite ubushobozi hariya nyine ntabwo Kongo Kinshasa itanga amabwiriza ahubwo abahereza baracyari controlable. Icyo nicyo kibazo muri nuza muri Uvira. None se ejo bundi Jack May Shabani ni ministre wa affaires nani intérieur aza hariya siyaje akavugana nabo ku buryo busanzwe. Hari ikibazo so bavuga ngo nta mabwiriza yabahaye ngo bayemere. Birwana atari kujijisha abandi bantu ariko ntabwo ari kujijisha Wazalendo. Kumvikana hagati ya Wazalendo na Kongo Kinshasa ni ibintu birimo rwose barumvikana n'ibyo Wazalendo ikora Kongo Kinshasa irabizi. Ibigaragaza rero ngiye Abdallah nanjye ko mbitekereza ibigaragaza ko Wazalendo ari bo bafite imbaraga hariya ahanini ubibonera mu kuba urugero nka Gasita General Gasita baramwanze. Ukeka ko guverinoma ya Kongo Kinshasa itari bizi ati ntabwo tumushaka. Icyo cyambere ni ikimenyetso kigaragaza ki control ninde uyoboye nyine guverinoma ya Kongo Kinshasa yifuza uwo mutwe uri incontrolable irawifuza kugira ngo habe ingovernable kugira ngo bagaragarize isi yuko nawe babonaniye yego ko nabwo natwara igihe baturasa ko nihagira nibizakorwa nihagira abatutsi cyangwa abanyamurenge bicwa batazibarirwa Kongo Kinshasa ahubwo hari abantu bari ingovernable bananiranye. Ibyo ni ibintu bigaragara ariko Kongo Kinshasa kuvuga ko abanyamurenge bazicwa irabiyobewe se Muya yarabiyobewe Muya ntabwo abiyobewe Eliezer Tambowe ntabwo abiyobewe ko Wazalendo bafite projet yo kwica abanyamurenge. Ni hatari. Ubwo rero ni cyerekana bongeye ikintu mbona ni cyerekana ko niba Wazalendo badeclare bakavuga bati iminsi 10 ntabwo dushaka umututsi hano Kongo igaceceka. Ahubwo se iminsi 10 nibagiye gukomeza kubara wasingaye ngahe ahubwo se niyageze iminsi 10 yarageze ariko birahwekere ariyo cyo kintu twavuze tuti ko bacecetse barabanje baraceceka ubu birahwekereye byo muri Uvira nubwo inyuma abanaliste cyangwa se ibitangazamakuru bifite abantu ibitangazamakuru mpuzamahanga bigaragaza bikavuga biti ntabwo leta igifite ukuboko hariya. Oya ni Wazalendo ukuboko yagufite ni Wazalendo barimo barasoresha ni Wazalendo bakora byose
none se ni wazalendo bafite none se imbaraga Kongo Kinshasa siwe uriya yahagaritse iyo projet ya 10 jours itinya ko bayirasa kandi wazalendo se none se binira barasanye ejo bundi reka mubwire iriya projet irahari ya Kongo Kinshasa yo kumara abanyamurenge hariya ahubwo habaye ka pression gaturuka impande n'impande gashingiye kuri iyo minsi 10 gashingiye ku gutegeka abanyamurenge kuva muri Uvira gashingiye gutegeka abanyamurenge kugurisha amazu yabo bavuga ati ibi bintu muri gukora ni bimwe wavuze ibyo bya Israel wabyumvise ko Israel ifite 4 ashigaje igice kimwe gusa ifite ibimenyetso binimaze gukoraho muri bitanu bikenewe warabura icya gatanu kugira ngo byitwe Kongo rero barayereza ati muri mu bimenyetso bitanu ibyawe wenda bishobora kuba bigeze nko kuri bitatu ahubwo se buriya ni bitatu buriya twavuga bitatu twavuga nka bingahe niba wazalendo banyuzamo bakanabica hariya za minembwe kugira ngo byitwe jenoside se kugira ngo byitwe jenoside byafata igihe kinini kubera ko hari convention de Genève ya 1948 ifite ibintu igenda ishingiraho ibyo rero ibyo bintu ishingiraho binasabana kugira ngo byemezwe kuri UN yego ubwo rero ntabwo byageraho bitabujije yuko ari ikintu wenda kugira ngo dukosore twigeze gusobanuraho n'undi muntu wari wanumiye kera arimo arambaza kuri bira byo muri Kongo niba ari jenoside ndavuga ni muri Kongo hari ibimenyetso bigaragaza ko hari jenoside hari ubushake bwo gukora jenoside etape zose za jenoside zirahari ni extermination imwe wasobanuraga abana nka jenoside yakorewe abatutsi abanye ku gihugu cyose barahagurutse barica bashyira mu bikorwa ibyari bihari umuntu wese witwa umututsi peu importe uko ameze no muri Kongo rero East of Congo hari ibimenyetso bigaragaza ko ibirimo gukorerwayo biganisha kuri jenoside ntibyari byageraho ariko biganisha kuri jenoside yes no kuvuga ngo kugira ngo rero byemezwe ibyo nasobanuraga uwo muntu kugira ngo byemezwe ko muri Kongo donc habaye jenoside cyangwa se ari kuba jenoside urabizi process bicamo muri UN oya bisaba le fait nyinshi bisaba nanone no kuba byemejwe muri UN ikabyemeza ahantu henshi hagiye hakorerwa jenoside ku buryo unabibona ko ari jenoside zakozwe ariko UN itari yemeza nose abajanjawide n'ibicaga abanyasudani ari ababirabura ni iki se ari jenoside ubwicanyi ntibwabaga bugamije kwextermina abirabura yego ni jenoside iriya yego ariko bikagenda bisabwa ko urabizi process z'i New York ziragorana cyane yego ubu rero Uvira uburi ugiyeyo no kumenya ko ugomba kubaha wazalendo ni wazalendo nibyo nabonye kira kinyamakuru Le Monde cyagarutseho sibyo ko nabonye ibintu cyagarutseho birajya gusa nibyo twavugaga mu kinyamakuru bwiza muri Bwiza TV bwiza twagiye tugarukaho niba leta ya Kongo nabaragaruka ku kintu ati niba leta ya Kongo wazalendo bavuze batuye nitumushaka leta ya Kongo ikabyemera ariyo de boss ariyo igomba kubazwa ibyo ngibyo ni ikibazo noneho ikindi wazalendo urabona ko zasabye kujya hehe ahubwo iyo nkuru twasaba gukora mu ari nibibazo babaza ki arme le wazalendo ni leta qui nomme les chefs de wazalendo wenda bo basanzwe ari abo bashefu ariko ababaha amafaranga no hari abayobozi ba wazalendo banomwe ku rwego rw'igihugu yes yego ni bandi ni leta reka rero turekera aho ngaho ubwo kubyerekeranye na ikiganiro isi n'abantu wenda twakora mu kanya ku bijyanye wazalendo nabo barashaka kugidoha ni iminota 30 ntabwo bari nyinshi turaza kuyivuga nubwo ntabwo ndabamara ariko rwose iyi ni imyitwarire ni sederi rwose sederi mu Rwanda nashaka ko umbwira ako kantu kawaza rendo idoha turabivugana muri news doha rwose twerekana uburyo inshuti rero za Bwiza TV turabasezera ni sederi yadutse reka tubasezereho nubwo turanyirije ku nkuru y'abazalendo batagwa nabi reka tubireke tuzabona ejo muri isanzure ya mu gitondo ejo kwa kane
ejo kuwa kane ku itariki 18. tariki 18 asigaye rero twari turi kumwe na Rudahunga Desire, njyewe ni Abdallah Jean Pierre na Ivan uri ku buhanga bw'ibyuma, kandi twari turi kumwe na Central ni umufatanyabikorwa wacu, tuba turi kumwe umuhanga cyane mu byerekeranye yego mu musange rero. Ukeneye ibikoresho by'ubwubatsi by'umwimerere byuje uburanga binujuje ubuziranenge mudatenguha umwe rukumbi, ni Q Center Limited ikuzanira ibyo hirya no hino ku isi nko mu Buhinde na Turkiya. Tugufitiye amakaro y'umwimerere yongerera uburanga salo, salamanje, ibyumba, harimo ya marble y'ibikoni na dushe n'ayakwifashishwa hanze atangizwa n'amazi y'imvura. Tunagufitiye amaravabo, za dushe, toilette n'ibikoni bya gisiribu, gypsum zo gukora plafo, marine board zizwi nka muba n'ibindi byose mwakenera. Sanga Q Center Limited mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako ya Companion House ndetse no muri Copacom Business Center, cyangwa duhamagare kuri 0783 142 265 cyangwa 0788 592 403.